Yes, amoro n'imigisha bikomeze kugenda abyibanira nawe ukomeje kugenda ukurikirana Kigali Top News ikomeza kugenda nayo ikugezaho amakuru abagiye atandukanye, amakuru abari kugenda avugwa hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse n'ahandi hose ku isi muri rusange. Turagushuje kandi turagushimiye wowe ubakomeje kugenda rwose utwereka urukundo udukurikirana, yaba wowe uherereye hano mu mujyi wa Kigali ndetse no mu zindi ntara zose z'igihugu cy'u Rwanda nk'amajyepfo, amajyaruguru, uburasirazuba ndetse n'uburengerazuba. Nawe uherereye mu karere k'uburasirazuba rwose bwa Afurika nko mu gihugu cy'u Burundi, Tanzania, Kenya, Uganda ndetse n'ahandi hose turagusuje. Nawe uherereye ahari hose ku isi muri rusange turagushuhuje. Ni Kigali Top News rero nk'uko yabibashezeranyije, ikaba igenda ibagezaho amakuru abagiye atandukanye, amakuru rwose abari kugenda acaracara hirya no hino ku isi. Wakwibaza ngo uyu munsi tugiye kukugezaho iki rwose? Uyu munsi tugiye kukugezaho ni inkuru y'agatangaza, ni inkuru rwose twavuga ko ishimishije. Ni hariya mu gihugu cya Ghana, mu gihugu cya Ghana rwose. Ni mu gihugu cya Ghana, ni ibintu byagiye hanze mu masaha makeya byamenyekanye rwose. Ni umukobwa w'umupolisikazi ari mu gihugu cya Ghana wikundirwa n'abagabo rwose, wikundirwa n'abagabo. Wakwibaza ngo biterwa n'iki? Biterwa n'ikimero afite. Uyu mukobwa afite ikimero gitangaje cyane ku buryo abagabo batari bakeya rwose hariya mu gihugu cya Ghana babasha kuba bagenda rwose bakora ibyaha kugira ngo babashe kuba bafungwa n'uyu mupolisi mwiza cyangwa se uyu mupolisikazi ufite ikimero gitangaje ndetse ufite n'ubwiza rwose buhambaye. Bajya bavuga ati abanyafurika ni beza tukabihakana, ariko byakunze kugenda bigaragara hirya no hino rwose mu mirimo igiye itandukanye. Abakobwa bacu b'abanyafurika baba bagaragaramo rwose, ukabona ko bafite ubwiza butangaje. Ati rwose bamwe mu bagabo bo muri Ghana bavugaho gukora amakosa nkana bagamije kugira ngo bahure n'umupolisikazi wo muri iki gihugu rwose witwa Priscilla Salawadofia. Nuko bamwita rwose. Ni umukobwa mwiza nk'uko mukomeje kugenda mubibona ku mafoto rwose. Ni umukobwa udasanzwe, umukobwa w'igitangaza. Ngo abagabo nk'uko rwose ibinyamakuru byo muri Ghana bibitangaza baba bashaka gufatwa cyangwa se guhatwa ibibazo n'uyu mukobwa kugira ngo banikubitire akajisho kuri icyo kimero gihuruza abahisi n'abagenzi rwose. Uyu mukobwa ngo iyo agiye mu kiruhuko ibyaha biba bike, imfungwa zikagabanuka bifatika nk'uko imibare ngo iba ibigaragaza. Uyu mukobwa rero ni umukobwa mwiza cyane rwose wariya mu gihugu cya Ghana. Ni umukobwa utari na mukuru cyane, ni umukobwa utari mukuru cyane rwose. Ukaba ari umukobwa cyangwa se umupolisikazi ariwe Priscilla Salawadofia. Akaba yaravutse rwose ni ibintu bitangaje. Yavutse ku itariki 20 Ukuboza umwaka w'1997. Urumvikana rero ko ari umukobwa ukiri mutoya, umukobwa ukomeje kugenda acagayirwa hariya mu gihugu cya Ghana ndetse no muri Afurika muri rusange bitewe n'ikimero cye. Ngo batari bakeya mu gihugu cya Ghana cyangwa se abagabo batari bakeya, iyo yagarutse mu kazi avuye mu kiruhuko rwose, ati bakora ibyaha nkana, bakarenga ku mategeko nkana kugira ngo bashe kuba bakura n'uyu mupolisikazi abahateye ibibazo se, ndetse nabo rwose babone uko batera akajisho ku kimero cye. Ni umukobwa ufite ikimero gitangaje, ni umukobwa rwose ukundwa n'abatari bakeya cyangwa se n'abagabo batari bakeya mu gihugu cya Ghana. Akaba ari n'umukobwa mwiza cyane rwose w'umunyafurika. Ikindi ukwiye kumenya rwose kuri Priscilla Salawadofia, ni umukobwa rwose w'umushabitsi cyane, kuko umutungo we ubarirwa hagati y'amadolari 80,000 ndetse n'amadolari 250,000 ku mukobwa ukiri muto rwose. Ibi ni ibintu bitangaje, ndetse akaba ari n'umukobwa w'umunyafurika rwose. Ati iyo agarutse mu kazi polisi itangaza ko ibyaha byiyongera bikaba uruhuri, ahanini hakakirwa abagabo.
nicyo gikomeje kugenda rwose kigaragaza ko uyu mukobwa akurura abatari bakeya, arangaza se abatari bakeya hariya mu gihugu cya Ghana, ndetse ngo bamwishimira rwose kuko bagenda batangaza ibintu biba bigiye bitandukanye. Ni umukobwa rwose mwiza cyane w'umunyafurika, abantu bakomeje kugenda babyibazaho ibintu bigiye bitandukanye, yaba hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ahandi hose ku isi muri rusange, ndetse n'abaturage bari mu gihugu cya Ghana. Bakaba bakomeje kugenda bivugaho ibintu bigiye bitandukanye, ni ibintu bigiye hanze rwose mu masaha makeya, aho abantu rwose bakomeje kugenda bibaza kuri iki kintu. Uyu mukobwa rero rwose nk'uko twagiye tubabwira, Priscilla Salawa Dofia, ni umukobwa rwose nk'uko namwe mugenda mubyibonera, ni umukobwa mwiza cyane, ariko ibi ni ibintu byagiye bigenda rwose bigaragara ahantu hagiye hatandukanye muri Afurika. Rwose ubwiza bw'abakobwa ba Afurika bugenda bugaragara ijisho, ndetse ugasanga rwose umuntu utari uzwi cyane bitewe n'ubwiza bwe se cyangwa bitewe n'ikimero cye, ukabona rwose umukobwa aramenyekanye rwose bikomeye. Navuga rwose ko sinatinya kuba ko n'uyu mukobwa rwose yamenyekanye cyane biturutse ku bwiza bwe se cyangwa uburanga bwe, kuko iki ni ikintu cyavugishije isi cyane, ni ikintu cyavugishije ibitangazamakuru byose ku isi, bagaruka kuri uyu mukobwa ndetse n'ikimero cye, bavuga ati uyu mukobwa rwose ni umukobwa utangaje, ni umukobwa mwiza cyane, ndetse rwose akaba ari n'umukobwa ukiri mutoya nk'uko bigaragara rwose, cyangwa se nk'uko twabibabwiye haraguru. Komeza kugenda rwose ukurikirana Kigali Top News, wibonera amakuru y'imyidagaduro ndetse n'amakuru nk'aya aba agiye atangaje, rwose y'ibintu biba bigenda bibera hirya no hino ku isi. Ngaya nguko rero ibyo twababwiraga ku uyu mukobwa se, cyangwa ku bwiza butangaje bw'uyu mukobwa se, cyangwa ku bintu rwose bigiye bitandukanye biri kubera mu gihugu cya Ghana, biturutse kuri uyu mupolisikazi witwa Priscilla Salawa Dofia. Priscilla Salawa Dofia rwose ari mu gihugu cya Ghana, niwe twari dukomeje kugenda tubabwiraho. Turabashimye kandi rwose tubifurije amahoro n'imigisha mu mirimo muba mugiye mwiberemo, cyangwa se mu mirimo itandukanye muba mugiye mukomeje mukora. Natwe tubasezeranya ko rwose tutazatehuka kugenda tubagezaho amakuru y'imyidagaduro cyangwa amakuru agiye atandukanye meza bari kugenda acaracara hirya no hino. Niba rero warabashe kuba ukanda subscribe, turagushimye rwose, turagushimye gukomeza wibera mu muryango umugari w'abana natwe kuri Kigali Top News. Ni waba utarabashe ko wayikora, yikande n'iryo jambo ritukura ukore kukazogera notification rwose ijye ikugeraho kugiye. Bizagufasha iki? Bizagufasha ko rwose niba uzajya uba ufunguye urubuga rwawe rwa YouTube cyangwa se urukuta rwa YouTube rwose bitazajya bigusaba undi mwanya kugira ngo ujye kwishakira amakuru abagiye atandukanye, ahubwo amakuru azajya ahita akugeraho ako kanya. Ni ibintu byiza cyane rwose kuko bizagufasha kuba wagira kikubaho utatakaza umwanya wawe, rwose nicyo kintu bizagufasha. Turagushimye wowe uherereye mu ntara zose z'igihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse n'ahandi hose ku isi muri rusange.